imigisha hari impamvu ndirimba nishimye nuko Yesu yambabariye nyuma namenye ko ndi uw'agaciro ubwo yangabiraga umurimo we ariko icyo si cyo irata ahubwo ndavuga icyo Yesu yakoze muri njye icyo gusa nicyo cyamindukira ibyishimo byanjye ndanezerwa narabohowe ndaceceka umutima wanjye urabihamya imbabazi ze n'urukundo abingutesha kumanywa na nijoro kubw'uwo Yesu narabohowe ndaceceka umutima wanjye urabihamya imbabazi ze abingutesha bakamwizera kwitwa abo icyakora bakamwizera kwitwa barahiriwe icyakora bakamwizera kwitwa abana abo yacunguje amaraso barahiriwe barafite Yesu amagambo y'umuzuro ora amahanga arihebe kakibatakaje byiringiro icyizere cyabaye nk'ingume imitima yuzuye nk'ingume barihebye ibi bihe dusohoye masibyo kudamarara ibihe twibaza ko bizabisimbura bisekeneye kubwirwa ijambo riyizana
Wamubirimbiro shikama wigamburuza guma kumana iri bugufi Babonemo muri hejuru ya byose hari Imana Imana irubasha kuva kera na n'ubu mu migambi yayo menya ko idukunda n'ikiduhetse witure ibyawe biturize babonemo babure hejuru ya byose hari Imana Imana irubasha kuva kera na n'ubu imigambi yayo menya ko idukunda n'ikiduhetse witure ibyawe biturize witure ibyawe biturize wibwire ibyawe biturize turashaka gutaha Sinaha iwacu Sinaha dufite iwacu mw'ijuru tuyicumbitse mu abashitsi n'abimukira Sinaha iwacu mw'ijuru Yesu ati nimuhagarike imitima mwizere Imana nanjye munyizere mu rugo rwa Data hari amazu menshi ayo mazu niyo tuzabamo Sinaha iwacu Sinaha dufite iwacu ni mw'ijuru nubwo isi tugoye cyane Sinaha iwacu ni mw'ijuru Yesu ati nimuhagarike imitima mwizere Imana nanjye munyizere kandi ati mu rugo rwa Data hari amazu menshi ayo mazu niyo tuzabamo hari igihe tuzirwa mw'isi uwo munsi ariko bwakwira ntituyiraremo kandi hari igihe tuzayiraramo ariko ntituyirirwemo uwo munsi nama w'Imana azaba aje kujyana intore ze aje kujyana abera mu ijuru ryera twijyanire iwacu Sinaha ibyishimo nzaba mfite bibereye urwo wabera ahantu
ntazongera kurira ahantu ntazongera gutaka kwishima nzabifizira byishimo by'iteka kandi by'amaso yanjye atigeze abona ku isi ibyo ari byo zasibarirwa sinaha iwacu sinaha iwacu ijuru nubwo isi tugoye cyane sinaha iwacu ni mu ijuru Yesu ati nimuhagarike imitima mwizere Imana nanjye mwizere kandi ati urugo rwa data ari amazu menshi ayo mazu niyo tuzabamo sinaha iwacu sinaha iwacu ni mu ijuru turacumbize sinaha iwacu ni mu ijuru Yesu ati nimuhagarike imitima mwizere Imana nanjye mwizere kandi ati urugo rwa data ari amazu menshi ayo mazu niyo tuzabamo mfite ubwuzu ndakumbuye ndumva nshaka kwitahira nta keza katuma nkumbura isi nayibabarijwemo kandi bihagije icyo nkeneye ni ukuyitera umugongo nkazamuka nkajya iwacu ku ivuko nifuza umunsi mwiza umwami azaziraho ariko azagaruka kandi nanone hahirwa abapfa bapfiriye mu mwami abo barahirwa kuko seribanda urupfu ni n'ibitotsi umunsi azahamagara abera bazumva ijwi bave mu bituro iwacu ni mu ijuru tugendere twagiye nifuza umunsi mwiza umwami azaziraho ariko